abantu bo muri 23 bafite experience ku Rwanda kandi buriya abanyarwanda bafite umugano uvuga ngo hari guhena ugahenera uzi guhengeza. Nshimire nyakwigendera General Juvenal Habyarimana yari umuntu w'umugabo. Gute rero? Yari umuntu w'umugabo, yari umuntu ukunda igihugu cye, yari umuntu ukunda abaturage benshi. Abantu bose bari hanze bakene kuganira n'u Rwanda niko bakoze genocide. Kayumba yakoze genocide. Kagame ntiyazaga mu Rwanda ari mu gisirikare cya Uganda. Habyarimana ari president. Ngiye numva ishara ahantu harenze hamwe yacitswe arabivuga ati twarazaga ati rwose tukaza mu Rwanda. Umugore we ndagira ngo dusesengurire hano. Umugore we muri Kagame yarakoze. Yarakoze rwose. Kandi no baracyakora. Kuko ni nubwo amaproje menshi uko twabivuze yayakoze yarari muri Habyarimana ariko nawe yarakoze kameme. Aranakoze kuko igihe cya Habyarimana umuturage amusanganaga inka zirenga 5 kandi zifite aho zirishiriza. Uyu munsi ari umuturage ufite inka zirenga 2 cyangwa zishobora gusohoka zikajya hanze. Kereka bamwe mu bategetsi bakomeye bamwe muri bo nibo bafite abasigaranya amafamu abandi bose ngo nugutunga inka 5. None se hari umuturage ukigira inka ikarishiriza ku gasozi? Reka ibyo ntago. Ikirahure cyaramenye amazi cyangwa ntago cyayamenye. Ubu rero mu 23 bari abashije kugenda bagakurwa mu gisirikare cy'u Rwanda bakabatwara hariya barabizi ko bavuyeyo batazarama. We muri 70 yaje mu Rwanda uriya Janet yaje Rwanda n'abandi bakobwa baraza batangira na business mu Rwanda. Iyo business yari irimo rogi n'akabari. Nashaka nzavuga naho bakoreraga ndabizi neza byose. Habyarimana ayoboye igihugu. Habyarimana ari uyoboye igihugu. Nuko yari atarabazi se karabana ubwo butaka izo nka zabagaho bwagiye he? Burahara ariko population igenda yiyogumanta. None se cyo Habyarimana yavuze kitari ukuri cyari iki? Amasezerano y'amahoro yaravuye gusinya yo kuvanga ingabo no gucyura impunzi. Urumva? No kuvanga leta. Iyo baza kuyubahiriza u Rwanda ruba rugeze kure. Kuko igihe FPR yavugaga iti turateye igasaba imishyikirano ntiyigeze azuyaza. Yemeye imishyikirano, yemera ko abantu bateye u Rwanda ari abanyarwanda bakeneye uburenganzira bungana n'ubw'abari mu Rwanda. Urumva? Yemera ko baganira kugera nubwo yemeye gupfa ava mu mishyikirano. Ukaze twerekeza no ku musozo urabona biri burangire bite rero? Isuka igira isoko, isasu riva ku cyuma. Reka ntongere basuze mwese bavandimwe mudukurikiye kuri uyu mwanya aho muherereye hose. Abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali, aba diaspora mwese, abanya-Uganda nabo duhita tubasuhuza ndetse dusuze n'abandi bose bari mu karere muri East Africa no ku isi yose abadukurikiye muri uyu mwanya. Twibuke gusuhuza n'abantu bagiye gusenga. Mushumba, abantu bagiye gusenga barimo babikurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Amateraniro yari meza kabisa. Materaniro yari meza cyane cyane hano iwacu. Abadukurikiranye kuri live kuri Sekurama TV ndibaza ko batabihombeyemo. Nabonye kuri Sekurama abantu bashatse abakurikira Isano Media Africa bashatse bajya bijijisha bakajyaho bakaza tugasenga online ndetse n'ababishoboye bakagusanga Kampala mu mujyi. Nabonye rwose itorero ryawe riba rimeze neza. Umuziki wari danje. Umuziki wa wica. Isanzwe itorero niko kamaro karyo, no kunezerwa, no kujya inama, no gufasha. Niko kamaro k'itorero ya. Nabonye muri Sekurama rwose ibintu bimeze neza cyane. Nta kibazo kuko ahatari Imana haba ibyago, ahatari Imana haba ibibazo. Nubwo hari umwana umwe wigeze kumbaza muri 95 arambaza atariko iyo muri yo muratubwira Imana abantu birirwa bavuga Imana, aravuga Imana abantu bapfuye itareba. Igibireka bikaba ijya yemera ko bitugeraho. Ko na Yesu bamwishe ireba. Agera naho ari aravuga ati
mana yanjye niki kikundekesheje. Rero wowe umuturage wahariya hepfo Masisi no mu misozi iyo ngiyo nawe uri aho ngaho muri Huye aho muri ibyo bice byose abari za Washington abari za Sweden abari za Finland abari za Qatar abari za abo bose turamaramukisha. Yego Ivan, hari ikintu nari ntarakubwira nuko hari umugisha ku bantu bashaka kujya gukora muri Qatar. Dufiteyo aga contract ariko katazahoraho k'abantu bashaka kujya gukora imirimo mu mahoteli, mu maresitora, mu nka, abashaka kujya gukorerayo badushake. Ntabwo ari ibintu birebire twirirwa tubabwira, badushake. Yego nabonye ibintu nk'ibyo by'amaviza ashaka akazi. Ejo hose n'abanyaro wasinyishirije. Ejo harababonye ariko ubu dufite chance ya Qatar kubashaka kujya gukora badushaka. Okay, ngira ngo na nimero zawe kuri screen zirahari. Baba bazireba. Baba bazireba baguhamagara cyane ko wowe yarakana numvishemo kukuri abantu bakora programs nk'izi akenshi usanga ukuri kwabo gukemangwa kubera ko aza kwizeza 100%. Ariko urumva ko wagiye gakira avuga ati jewe nzajya abantu mbahamagara bitabira igikorwa namaze gumakinga ashobora ko mfite contract ya company nyirizina aho ubafasha ubizi neza ko uri bubafasha. Urumva rero iryo hirwe ntago bariterera inyoni. Ntabwo aho kugira ngo abantu bakomeze bahunga bajya handi bakwemera bakagenda bagiye gukora. Okay. Kandi Qatar isanzwe ifitanye amasezerano n'u Rwanda, ntabwo ari igihugu kibi. Qatar ni igihugu cyiza cyane. Umuturage w'umunyarwanda yari muri Qatar ameze nk'ahari i Kigali. Okay. Ngira ngo rero baduhamagare kuri zo nimero babona zigenda ziscrollinga kuri screen ubundi habeho kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka twinjira mu kiganiro direct. By the way, nagize umuntu ava hano afite travel document, ava hano afite permanent resident, akava hano afite contract, akava hano afite haryama, icyarya, icyazarya na transport azakoresha ari hariya. Hanyuma se medical insurance byose babirimo. Babirimo kuko ntago bashaka kuguha permanent residence. Ntashaka kuguha contract without medical insurance. Okay. Babiriho. Ne bafatira n'ihirwe ryabo rero. Katu dutwike. Reka twinjire twijandike. Imyanda akomeje kunyerera yo mu Buvira ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo aho ngira ngo uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO akimara kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma abantu bari biteze ko hari impinduka zikomeye cyane zigiye kubaho, ariko ngo mama 23 yaje kwikarakasa rwose. Ariko bari abahungu mubumva igice. Bari abahungu mubumva igice. Abari karakasa ku muyobozi wa MONUSCO ndetse nabiri u Rwanda rwirirwa rwibeshya. Bundi baca umugani nkomanika hagati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. U Rwanda nirwinjiye muri biriya bintu rujya gusinya amasezerano rwerekana ko rufite mu 23 mu ntoki zarwo biki siko byagenze. Rugaragaza ko rwose rugomba kugira icyo rukora kabisa kandi rubishoboye. Ariko buriya abantu bo muri 23 bafite experience ku Rwanda, kandi buriya abanyarwanda bafite umugani uvuga ngo hari guhena ugahenera uzi guhengeza. Bari abahungu babaye mu gisirikare cy'u Rwanda, babaye muri RDC ya mbere, baza muri 23 bwa mbere, baza muri 23 ya kabiri, n'iyi ngiyi iyi sesi ya gatatu harya. Ni ya gatatu. Iyi ni ya gatatu.
bagiye bareba abayobozi babo uburyo u Rwanda rwagiye rubakora ariko rwabohereje kujyayo gukora, barangiza bagira ngo baraneshejwe, nabo bakamera nka shitani. Uriya shitani ni umugome. Shitani arakubwira ati urira igipangu cy'umuntu ugende wibe, agahita yirukanka akabyutsa umusirikare ukirinda ati we barakwibye kubita, akabeshya uriya akaza kwiba, akagaruka akabyutsa n'umusirikare wo kumwica. Niko rero na Kigali iteye. Ubu rero mu 23 bariya babashije kugenda bagakurwa mu gisirikare cy'u Rwanda bakabatwara hariya, barabizi ko bavuyeyo batazarama. Amategeko ya Kigali ashobora ari amasezerano Kigali yagiye isinyana n'ibihugu, ashobora kudashyirwa mu bikorwa. Urashingira ku kivuga katashyira. Ubushize narababwiye nti nuze geno makanika kagira Imana, nuze Makenga. Geno Makenga ntago azataha. Abantu bati Beni uradupfunyikira amazi, ndaga nti Geno Makenga ntashobora kuva kuri buriya butaka, azagwa kuri buriya butaka kuko arabizi neza igihugu cyose azajyamo azafatwa, kuko n'umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba. Icyambere nta gihugu cyamuha ubuhungiro, kirazira, nta gihugu gitanga ubuhungiro ku nyeshyamba. Yego, urumva ibi bihugu bya hano by'ibituranyi byagiye bitanga ubuhungiro, ariko urabona ko byababyariye amazi y'ibisusa. N'uyu munsi Uganda yahaye ubuhungiro abaye mu 23, urabona aho bibagejeje. Igikomye cyose bati bavuye Uganda, n'u Rwanda rwigeze guhaguruka ruvuga ati bari abantu ntago bavuye hano iwacu. Oya nejo bundi ahubwo nyo bavuye Uganda, ntago byazakurura nk'agatotsi wenda mu mubano w'u Rwanda ndetse na Kongo na Uganda. Baza kwisari ibicucu, rwibaza ko abo bavuga imbere ari ibicucu. Ntago abo bavugira imbere ari ibicucu. Impamvu atari ibicucu nuko ntago Uganda yigeze ijya mu masezerano, gusinya amasezerano ndetse no mu bahuza kuri iki kiringo, no mu bahuza Uganda ntiyigeze ibizamo. Kandi ejo bundi twarabonye Museveni yabatumiye hano Kampala. Kubatumira se yaragiye kubahuza? Byari bindi, hari ibiganiro byari biriho, nta biganiro bigendanye n'amahanga yari yamusabye ngo abahuze ngo bavugane, ariko ntago yigeze, nta byari birimo. Urumva Uganda nta ihurira na biriya bintu, yarabyirinze kuko u Rwanda warabonye ko bakomeje bakurura bati bari abantu bavuye Uganda, ariko baba baravuye Uganda mu gitondo mukaba ari mwebwe mujya Doha, nimugoroba mukaba ari mwebwe mujya Washington, ku manywa mukaba ari mwebwe mujya Angola, ku mugoroba mukaba ari mwebwe mujya Nairobi. Sangaye hariya hose bigeze babona nimba Uganda izo ngabo za 23 zaravuye Uganda, bigeze babona Uganda muri sakasi iyo ariyo yose ya M23. Bivuze ngo isi bababwira izukuri, isi bababwira izukuri, bitwaje ngo Uganda ngo yakinguye ngo border ibahuza n'igice M23 yafashe. Reka mbibiri banga, Uganda ni igihugu kiyobowe n'abantu bakunda abaturage bacyo. Bunagana ntago ari leta, ntago ari M23 yambukiza muri Uganda, nta nubwo ari ingabo cyangwa abategetsi ba Uganda bambuka bajya muri Kongo, ariko imigenderanire y'abaturage bakeneye guhaha, kurya, kwambara, gucuruza, ubuzima butabahenze, nibwo Museveni areba. Nukuvuga ngo Museveni arareba ku muturage we cyane, arareba ku baturage bombi kuruta uko areba ibyo bari abarwanira, kuko ibyo bari abarwanira bitandukanye n'ibyo abaturage bakeneye. Yego, uranyumva? Ubuse ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kiye kumara imyaka n'imyaka, uzu ubukene buri kuri za boda, ariko genda Bunagana urebe ubuzima bw'abaturage bwaragarutse. Kuko ibirayi bya Gisoro biragenda bikagera ku muturage wa hehe wa Goma. Ntago M23 yari iry'ibirayi, ahubwo abaturage nibo barya iki? Barya ibirayi. Ubuzima bw'abaturage ntago bumeze nabi cyane, kubera ko ntago waba uri ku isasu ngube no ku nzara.
uranyumva ibyo byose Museveni ababireba ibyo nibyo Muzehe areba ibyo nibyo Museveni areba mu gihe Kagame atareba ibyo ngibyo mu gihe na Tshisekedi navuga atareba ibyo ngibyo niyo mpamvu ubona umupaka wa Goma ufunze niyo mpamvu ubona umupaka wa Kamanyora ufunze niyo mpamvu ubona umupaka wa Rusizi ufunze niyo mpamvu ni ukuvuga ngo abo ni abantu badatekereza ese ko turiho turarwana ubuzima bw'abaturage twitwa ko turiho turarwanira bugeze hehe buzabaho bute mu bibabaza rero u Rwanda ni ukubona Bunagana ifunguye bakavuga batereka tubagerekeho ibyaha byose nasi iyo Bunagana bidafunguye ejo bundi ko bashakaga ko M23 igena Angola mu ntuze mu nama yari guca hehe nubwo bageze Bunagana bakabima amafaranga bakisubirirayo bakanatekereza ko bari buze gufatirwa mu nzira kubera imitahe ibariho na mandadare zibariho bari abantu muri M23 ariko iyo baza kuba ari abagenda n'ubundi bari gukoresha ubutaka bwa Uganda bakuririra indege hano bakajya muri Angola gusinya amasezerano amahoro akagaruka sibyo yego ariko se hafunze kureba ubuzima bw'umuturage nicyo kintu gikomeye kuruta kureba intambara urimo n'inda yawe wowe uriho urarwana rero nta ruhare impunzi niba impunzi zabayemo 23 zari ziri ahangaha zakuwe ahangaha mu buryo bwari bwumvikanywe na leta urumva na leta zombi uranyumva mu buryo bwumvikanywe na leta zombi mbabarira gatoya mu buryo bwumvikanywe na leta zombi ntago ari leta imwe yego yicaye ngo ivuge ngo twohereje abaye 23 indege yahagurutse mu myaka ingahe ishize indege yahagurutse i Kampala iragenda mpaka Kinshasa itwaye impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge zari hano i Kampala yego turumvikana bagiye official Kabila asinya amasezerano na Uganda yemereye M23 kigenda bakagenda bakumvikana yego urabyumva ntago wacivuye ahanga ngo bagende gutyo kansubire nkora ikintu abantu badakunda nshimire nyakwigendera General Juvenal Habyarimana yari umuntu w'umugabo gute rero yari umuntu w'umugabo yari umuntu ukunda igihugu cye yari umuntu ukunda abaturage kuko igihe FPR yavugaga iti turateye igasaba imishyikirano ntiyigeze azuyaza yemeye imishyikirano yemera ko abantu bateye u Rwanda ari abanyarwanda bakeneye uburenganzira bungana n'ubw'abari mu Rwanda urumva yemera ko baganira kugera n'ubwo yemeye gupfa ava mu mishyikirano ashakira amahoro abanyarwanda uranyumva umuntu wese utemera imishyikirano umuntu wese utemera kuganira umuntu wese wumva yuko agomba gukoresha igitugu mu gukandagira uburenganzira bw'abandi uwo ntago abakunda igihugu ntabakunda n'abene gihugu ariko u Rwanda ruvuga ko impamvu rudashaka kuganira n'abantu bari hanze ngaruko ngo bakoze genocide ariko rimwe na rimwe abantu bakibaza bati se nko kwibaza kino kibazo wamusobanurira iki ko hari abakibaza benshi abantu bose bari hanze bakeneye kuganira n'u Rwanda niko bakoze genocide Kayumba yakoze genocide haba mu rukiko rw'u Rwanda haba mu rukiko rw'u Rwanda abacamanza baricara siko bimeze uregwa akaza umushinja akaza hakabaho ibiganiro siko bimereze cyane rwose muri koti niko bimeze none nimba hari abantu uvuga ngo bakoze genocide urashaka ko baza bari mu masanduku kuko wanga wemera naho bari buze naho bari butahe batangwe na UN ubyango byemera hazabaho discussion hagati yawe nabo kuko uzabatwara mu rukiko ubahamya ibyaha cyangwa bigure nimara kubura ariko muzamwagize ibihe byo kuganirira hehe mu rukiko ikigutera isoni ni ukuganirira nabo batarataha
kandi n'ubundi nibagere no mu gihugu muzaganira, yewe nabo udashingiye jenoside uzabatwara mutobo ushyiremo amafaranga n'ubundi baganire, ugende ubaganirize. hari ibintu mbona nk'ubwenge bukeya. banze kuganira na Paul Rusesabagina, bamaze kwanga kuganira nawe bamusaba yuko aza mu nkiko, baramufata bamutwara mu nkiko, arangije agezeyo arababwira ati noneho nanjye sinshaka kuganira namwe, yanga gusubira mu rukiko, sinshaka kuganira namwe. ati ubu noneho reka kugira ngo mbere ku rwego ko mwanze kuganira nanjye ntacyo mvugana namwe. kandi barangiza bemeye ko ataganira nabo. barangiza koze iki? ibyifuzo bye bishyize mu bikorwa, ibyifuzo bye bishyizwe mu bikorwa ataganiriye nabo, yisubirirayo rwose kandi ku mahoro. rero hari ibintu bigomba kumvikana. ntabwo icyo ushaka ko bagukorera udashaka kugikorera abandi, ntabwo uzagera ku cyo ushaka kugeraho. ariko mu gihe wasingizaga cyangwa se wareka ndeke kukuvugira ibyo utavuze, mu gihe washimiraga rate Habyarimana, president ya Habyarimana Juvenal i Kigali rwose, muri guverinoma y'i Kigali bavuga ko ngo yari umuntu mubi, nta bwiza nta ruhare wewe, nta kintu kizibana no guverinoma y'u Rwanda imuvugaho kizira. Kankubaze, Kagame ntiyazaga mu Rwanda ari mu gisirikare cya Uganda, Habyarimana ari perezida. Ngiye numva ishara ahantu harenze hamwe yacitswe arabivuga ati twarazaga ati rwose tukaza mu Rwanda. umugore we ndagira ngo dusesengurire hano. umugore we muri 70 yaje mu Rwanda, uriya Janet yaje i Rwanda n'abandi bakobwa, baraza batangira na business mu Rwanda. iyo business yari irimo rogi n'akabari. nashaka nzavuga naho bakoreraga ndabizi neza byose. Habyarimana ayoboye igihugu, Habyarimana ari we uyoboye igihugu. nuko yari atarabazi se kari abana b'impunzi, ntiyarabizi ko asize ababyeyi biwe abasize mu Burundi, kuki atamufasha? ngaho umwana wa Kayumba nagenda i Kigali. Oya na Kagame nawe ngo yarazaga mu Rwanda. Kagame ntiyazaga mu Rwanda, ngo yarazaga rwose. General Ndeti intwari, General Gisa Rwigema yambikwa ranka ya Geno aha muri Uganda. Habyarimana yaje ku munsi mukuru we, yego aramwambika abizi ko ari impunzi. ngaho niba mu bupasiteri bahamagarikaga maze hano Habyarimana iyo bamwita mubi, mbabarire ntabwo ndi umucamanza wiwe, Habyarimana iyo bamwita mubi bashingira kuki? igihe cya Habyarimana twumvaga Radio Rwanda mu byaro byose bya Uganda. twumvaga igitaramo, twumvaga ikinamico, twumvaga imico nyarwanda, twumvaga ibiganiro mu bice byose bya Uganda, yemwe na Tanzania n'ibice binini bya Kongo. impunzi zasigaye zumva ikijya imbere. ariko bubatse convention, bongera imihanda, bubaka mu bishushanyo byandese. wari bwarebe indirimbo ya Kavukire? ni Kavukire ese waraye wiriwe abimukira baje. Kavukire fata utwawe wimuke abimukira baje. barabanje haza imihanda katiripurari. urabyumva? Masaba Nyangezi umusaza. reka namuramutse, umusaza nawe uheze mu buhungiro. reka muramutse, umusaza mwiza cyane. twajyaga dukorana ibiganiro byimbitse nkikora kuri Radio Rwanda. wazamutumiye sana ku isano? nzamutumira ni dutangira live. Haragabisa Masaba Nyangezi umusaza kudosha po kabisa. icyo nshaka kuvuga ni iki? yatanze umusaruro. kiriya gishushanyo cyariho, uranyumva? before FPR gufata igihugu. Habyarimana arafite vision iteye ubwoba. biriya bintu byose bakora, byose bariho barakora, ntabwo ari plan ya FPR. ni ibishushanyo mbonera basanze mu Rwanda. uhise utuma rero nkubaza ikibazo kubwa Habyarimana
kubwa Habyarimana wasangaga ikimasa kigura amafaranga 2,000. Makuru turafite nubwo icyo gihe tutari tugize twakamenya ubwenge, ariko amateka turayakurikirana. Ugasanga ihene iragura 1,000, iragura 500. Ugasanga urajya ku isoko guhaha ufite igiceri cy'10-20 ugahahira urugo. Ariko nyuma ya 94 nyuma jenoside yakorewe abatutsi, ubuzima bwahise buhenda cyane ku rwego ubu bintu bikomeye cyane. Isambu waguraga 5,000 2 ubiragura miliyoni 100. Eske ibi bintu ushobora kubihuza n'abavuga ngo FPR yafashe ubutegetsi ihita irwanira no kwikubira imitungo, ubuzima bw'abaturage burahenda cyane, bituma amafaranga y'u Rwanda arushaho guta agaciro? Yabaryita iteranyuma. Uri muri Uganda, inote y'igihumbi cya Uganda nangahe y'amanyarwanda? Ni amafaranga 400 y'amanyarwanda. Amafaranga 400 y'amanyarwanda agura iki? Uri mu Rwanda nta kintu wagura. Amafaranga 1,000 y'amashiringi agura iki? Icyayi cyakora. Amafaranga y'amashiringi 1,000 agura iki? Nabwo mu byaro 1,000. 1,000 se kujya muri restaurant ukarya. Ujya muri restaurant ukarya 1,000 ugura umwenda, ugura umwambaro. Urumva? Rero ndashaka kukwereka. Habyarimana yakundaga abaturage. Urumva? Hari ijambo nungeze kumva bavuga ngo urumva ngo Habyarimana ngo aravuze ngo abanyarwanda ngo batashe ngo ikirahure ngo cyakuzura ngo rumeze nk'ikirahure cyuzuye amazi ngo yameneka. Ibyo yavuze se bitari byo nibihe? Abanyarwanda nibahunga buri munsi ikirahure cyaruzuye. Bivuze ngo abanyarwanda bahunga bitewe nuko nyine buzima bw'u Rwanda bitewe nuko ari na ruto, buri expensive, no kwaguhura na systeme idari kugerageza byibura ngo umunyarwanda yoroherwe, cyane cyane Rwanda giseseka byanga bikunda. Umunyarwanda arisanga akeneye rwose gufuruka akajya guhiga. Cya Habyarimana nigeze kumva ntuze kabare bavuga ngo mu gihe cya Habyarimana ngo abantu baryaga imbeba kubera ko babaga babonye naho bazororera. Uyu munsi wazororera hese? Igihe cya Habyarimana umuturage amusanganaga inka zirenga 5 kandi zifite aho zirishiriza. Uyu munsi hari umuturage ufite inka zirenga 2 cyangwa zishobora gusohoka zikajya hanze. Kereka bamwe mu bategetsi bakomeye, bamwe muri bo nibo bafite abasigaranya amafamu, abandi bose ngo no gutunga inka 5. None se hari umuturage ukigira inka ikarishiriza ku gasozi? Reka ibyo ntago. Ikirahure cyaramenye amazi cyangwa ntago cyayamenye? Ubu bishobora kuba biterwa na system iyoboye. Ntago ari system iyoboye. Ntago ari system iyoboye. Habyarimana arabibonaga ko abantu barazamutse baza ku midugudu. Ubutaka bwarasigaye buhingwa se? Ubutaka bwo guhinga bwo burahari? None bagiye ku midugudu. Ndakubaza ubutaka bwo guhingwa ni wowe uherukayo. Ubutaka bwo guhingwa bwo burahari? Haraba bufite. Bungana iki? Ni buto y'u Rwanda rega ni buto byo biragaragara. None se mbere abanyarwanda ntago bari babufite? Kuki babonagaho umuturage umwe w'umunyarwanda umwe ku byaro utaragiraga inka yibure 2? Wowe inka zo barazigiraga nyinshi. Mutaragiraga ihene zirenga 20. Nyinshi barazigiraga. Zagiye hehe? Ubwo butaka izo nka zabagaho bwagiye he? Burahara ariko population igenda yiyogumanta. None se cyo Habyarimana yavuze kitari ukuri cyari iki? Kugira ngo mushinje icyo cyaha cyo kuvuga ngo ikirahure kizaye. Hari ibintu bimwe abantu batubwira muri commentaire. Tuzajye tugenda dutekereza. Uretse generation y'uyu munsi iriho igendera mu kigare. Ariko ikindi barigeze ibona iterambere Habyarimana yazanye mu gihugu. Oya byinshi nibyo kubwa Habyarimana. Mu muhanda mushyashya, umuhanda wa Kigali Cyangugu wakozwe igihe cya Habyarimana. Wenda wawuvugurura. Umuhanda wa Kigali Butare wakozwe igihe cya Habyarimana. Umuhanda wa Kanyaru Kigali warakozwe, wari waraplaninzwe igihe cya Habyarimana. Even umuhanda wa Kayonza Kigali wari waraplaninzwe igihe cya Habyarimana. Umuhanda wari bakoze wa Kayonza Nyagatare Base wari usanzwe warateguwe ya Habyarimana. Abaturage barabivuga warateguwe kuva kera. Kuko ikikwereka ko ari warateguwe nuko wari uhari. Ari ubitaka ariko uhari. Unakorwa unatunga bawumaintaining. Uranyumva? Umuhanda wa Kigali Ruhengeri Rubavu wari usanzwe uhari. Umuhanda wa Birambo wari usanzwe uhari. Umuhanda wa Gitarama
Birambo wari warateguwe ari itaka. Umuhanda wa Nyamagana Gikongoro wari usanzwe uhari. Umuhanda wa mu majyepfo wa Nyanza, Ntyazo, Muyira, Muyaga kuzagenda ugahita za Mutima ukazamanuka mu Bugesera wari usanzwe uhari. Ariko wajya ngo gize kuba umukomvuwayeri. Iyo tubabwira ngo turi abanyamateka tuvuga ibyo tuzi. Niko u Rwanda ko naruhaye imyaka n'imyaka bari n'imihanda bugasinyime. Kumvikane tuzajye tugendera hamwe. Umuhanda wa Nyamata uhuza n'u Burundi Kirundo wari usanzwe uhari. Umuhanda wa Kampala Kigali wari usanzwe uhari. wa Gatuna. Umuhanda wa Ryabega niwo bakoresheje binjura mu Rwanda. Uretse ku maintaininga kuriho igishyashya berekana ngo bakoze. The convention Stade Amahoro basanze yari isanzwe ihari. Amahoro ntabwo ari ihari. Stade Amahoro i Remera. Yari Stade Regional Nyamirambo. Stade Regional Nyamirambo ntabwo yari isanzwe ihari. Ikibuga cy'indege cya Kanombe. Ikibuga cy'indege cya Kanombe nticyari gisanzwe gihari. Ikibuga cy'indege bariho barubaka uyu munsi. Icyo bakoze gusa no guhindura izina. Ikibuga cy'indege bariho barakora uyu munsi. Ntabwo cyari gisanzwe kiri muri plani ya guverinoma y'abanje. Uravuga ikibuga cy'indege cya Bugesera? Cya Bugesera. Baguhereze bakubwire neza yuko kitagisanzwe kiri. Kukidindiza ngo nimba rukongo hari ubuhanuzi bwigize kuza ngo bavuga ngo hari umutegetsi uzakigwaho. Ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ari ikibazo cy'ubuhanuzi. Ni ikibazo cyo kudakorana neza na Qatar kuko Qatar niyo yagombaga. Qatar nta nyungu ikibona mu Rwanda. Business nizikiriho. Imisoro yarazamutse. Nibindi byose indege zabo ntago zigikora nkuko zakoraga mbere. Urumva barabona nta nyungu babifitemo zo kwihutisha kuzana amafaranga yabo kuyashyira hari. Uretse uzurebe ikibuga cy'indege kiriho cyo bagiye kuvugurura mu Burundi urebe ko kitagiye gukorwa mu gihe gito ikibuga cy'indege cya Bugendana. Ariko u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa ruragendwa. Iyo ni ya Robert Harya ni Senderi yafatanye nandera na Robert Harya. Niba rugendwa ijoro n'amanywa Robert nasubireyo. Kamubwire iki kintu. Nuzajya uvuga ko urukwavu ari rubi. Uzajya wemera ko ruzi kwiruka. Hariho ibintu byinshi tubona twasanze magereza nshyashya u Rwanda rwubatse. Mageragere yarahahoze harya. Yari 1930. Kwa Kabuga hari abafungira inzererezi. Kwa Kabuga ni mu nzererezi. Ni iki kwa Kabuga nyine. Ariko kandi ni kwa Kabuga ntago araho bubatse. Twumvikane. Nta muntu n'umwe ushobora kuza kuvuga ngo naka yakoze naba 100%. Wari uri mushimira General namushimiraga kuko hari byinshi yakoze abikorera abanyarwanda n'uyu munsi abanyarwanda baracyabigenderaho. Bigaragara ko mu mboni yawe iyabakiriho. Yewe mu mboni yanjye amasezerano y'amahoro yaravuye gusinya yo kuvanga ingabo no gucyura impunzi. Urumva no kuvanga leta iyo baza kuyubahiriza u Rwanda ruba rugeze kure. Hariho byinshi bitari kugera ku bajya irihahamuka irihungabana ibi bibazo usanga bitari kugera ku banyarwanda. Kuko uyu munsi mu bimwe mu bituma abanyarwanda babaho muri ya buzima ni ukubera ko hari ibikomere ku mpande zose bafite, ku ruhande rw'abahutu, ku ruhande rw'abatutsi, ku ruhande rw'abatwa, usanga bose barakomeretse. Ariko none ugasanga hariho bikomere bimwe bitumvikanwaho n'ibindi byumvikanwaho. Kuki mu mbone zawe kuki Perezida Kagame atatera ikirenge mu cya Habyarimana nawe byibura ngo agerageze kwa approachinga amasezerano yo kuganira n'abatavuga rumwe nawe? Abo ugasanga avugwaho gufunga na bamwe ahubwo bari mu gihugu ba opposition. Kuki ubona ese nakomeza muri uyu murongo mu byukuri ikintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda kivugwa kizagera ku kigero cyifuzwa? Nago gende mu mutima wa Kagame kandi simba no mu bitekerezo byiwe. Ntago nubwo namuvugira. Ariko mu mbone yanjye kwikunda. By the way unyemerere abantu ntibaze kwibaza ko nshimiye
perezida Habyarimana ntashimira perezida Kagame yarakoze yarakoze rwose kandi n'ubu aracyakora kuko ni nubwo amaporoje menshi uko twabivuze yayakoze yarari muri yarasanzwe ahari Habyarimana ariko nawe yarakoze kameme aranakoze kuko aho yasanze abanyarwanda iyo ataza kuba we uyu munsi sinibaza ko ari n'umunyarwanda wari muri kiriya gihugu mwari kuba mwaricanye mwaranarangizanyije buri muntu wese afite icyo akora afite n'aho ageza ntukagayire umuntu icyo yakoze ahubwo uzajya ushima hanyuma ugaye icyo yakoze kibi icyo yakoze cyiza ukigire gute ugishime aho ubona bitari kugenda neza ubigaye mubwira ati nyamara kosora nk'ibi byo kuganira n'abantu rero ibi bintu byiwe byo kutaganira n'abantu niko abayeho niko yakuze niyo mibereho yiwe kuva kera Kagame ntabwo aganiraga n'abantu kuva kera n'inshuti ziwe uzabaze abantu babanye nawe ahangaha sindi buvuga amazina yabo n'abakoranye nawe muri bizinesi z'ibicupuri by'amafaranga aho kuri Buganda Road kuko yakoze buriya yari umwe mu bantu bazi gucupura amafaranga bakanayagurisha yaragendaga aho bayacupuye akayazana akayagurisha kandi akabona icyo arya ni umuhanga cyane niyo mpamvu ukunda kuvuga uti ni umucuruzi ni umuhanga cyane buriya ndamukunda biriya byose kubaka kugira ni ibintu bye Kagame pe ariko ikibazo agira ntaganira ntiwamenyaga icyo akunze ntiwamenyaga icyo yanze niko yari abayeho umukoshereje ukajya kumusaba imbabazi ntiwamenyaga ko akubabariye cyangwa atakubabariye nganiriye n'abantu benshi babanye nawe kandi agukosereje kirazira ikintu cyitwa mbabarira kiba mu kanwa ke Kagame kiwe ni igipfunsi ni urusasu aho ngaho muraganira muri ubwo buryo none ko rama 23 yipanza ako kazi twerekeza no ku musozo urabona biri burangire bite rero isuka igira isoko isasu riva ku cyuma ubwo rero M23 ni umwana wa Kagame nimba ari umwana wa Kagame ntiurindire ngazicara ngo uganire nawe mbe niba uri umugabo ngwino mwikubite bongere baveyo nkuko bavuyeho 2012 abafungwa bafungwe bagende biyorganizinge bongere bagaruke cyangwa bagire gute hanyuma byangire kimwe abari kuvuga ko 23 ngirimo yikarakasa ku Rwanda iti amasezerano mwagiye musinya twe ntago tubyumva siasa tunayo adui andungunike tone mupigane abandi siasa ubwo abakunzi bacu barumvamo ikintu kinini cyane bishobora kuba ari agakoryo 23 iri gukina abantu babipime barebe icyo Kagame bakora kubita atababarira nukuvuga ngo ahita bihinduka kubitutababarira reka dusezera abakunzi bacu rero M23 yihangane nimba baza ubwenge badashaka kugendana na Kagame amaguru bayabangira ingata Kinshasa babwire Tshisekedi bati muzeye twebwe turi abanyekongo turatashye dukanira udukwiye turemeye ariko bakazana umunwa ngo nse omango imbere ya muzehe wacu urumva Kagame be umusoga hano dufite ubwoko bwitwa abasoga iyo mubajije ikintu kidashoboka arakubwira ngo be ubwo rero na M23 mukibeshya nimushyire mu bikorwa ibyo Kigali babwiye be reka tugushimire abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda namwe mumvuri mu Kinyarwanda munyemerere mbabwiye nti Imana y'amahoro ibampera umugisha salute kandi ibiganiro byacu nakagaruka tubifurije impagarike n'ubugingo tubona nejo.